Mukunzi w'ikiganiro Sanga Yesu akuruhure uri amahoro. Ndagira nkwibutse ko twatangiye insanganyamatsiko ku Mwuka Wera. Twabonye ko Mwuka Wera twemeza icyaha, kuko umwana w'umuntu rwose ntabwo ajya yemera icyaha. Ariko Mwuka Wera araza kwemeza icyaha. Twabonye ko icyaha cya mbere twabonye icyaha cy'urwango. Twabonye ko urwango rushobora guterwa n'ishyari, rushobora guterwa no ku muntu yaguhemukiye nawe ukamwanga. Ese urwango rushobora guterwa kandi n'amateka. Amateka twakuze bari batavugana abahutu abatutsi gutyo ugakora gutyo, ariko twabonye ko Umwuka Wera akwemeza icyaha kandi ukaba wakwihana rwose ukabireka. Ikindi twabonye rero, twabonye ko nanone icyaha kindi gihitanye abantu benshi kigoye abantu n'abakristo ni icyaha cyo gukunda amafaranga. Timoteyo niwe wanditse mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 6:10 ngo gukunda impiya cyangwa gukunda amafaranga ni umuzi w'ibi byose. Ubwo rero turakomeza insanganyamatsiko y'icyaha cyo gukunda amafaranga. Mbere yuko dukomeza reka dusenge. Mana nziza, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Mana turagusabye ngo utuyobore imigambi ya Satani kuri uyu mwanya isengwe mu izina rya Yesu. Ari giye uvuga n'ukurikiye twese dufashirizwe imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Amafaranga rero nubwo Timoteyo yavuze ko ari umuzi w'ibi byose, ntabwo ari Timoteyo yabivuze, ahubwo ni Paulo wandikiraga Timoteyo. Urwandiko rwa mbere rwa Paulo yandikira Timoteyo igice cya 6:10. Ubwo rero yavuze ati amafaranga ni umuzi w'ibi byose. Nyamara amafaranga, witwa Jacques Buhigiro niwe waririmbye amafaranga avuga ati iyo gatsirwa yo kabyara, aragatsirwa ko atuma abantu banicana, agatuma umuntu ariganya akagwa mu byaha. Ariko yo kabyara kandi kuko akora ibintu byiza, akagaburira ushonje, akarira amafaranga amafaranga y'ishuri abanyeshuri. Mbese amafaranga biterwa rero n'ukuntu mubanye n'amafaranga. Twabonye ko amafaranga ari umukoresha mubi yagutegeka gutwaza igitugu agakoresha amarorerwa, ariko twabonye ko ari umugaragu mwiza iyo yategeka mukagira imibanire nyine nk'ayo ukoresha, icyo gihe akora byiza cyane. Ndagira ngo rero n'ubundi mbere yuko dukomeza ibindi dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu ijambo mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 5. Ndahera ku murongo no mubwiriza igice cya 5 ndera ku murongo ndatsoma wa 18. Haravuga ngo kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana irabiguha, ariko hari igihe udashobora kubirya. Pastor Nyange kera yigeze gukora igitarama i Muhanga, ubu ngubu bahita Muhanga. Noneho hajya akunda kuvuga umuntu ngo yahoze ari umuyobozi muri leta ariko yari atagikora, ntabwo mvuga amazina ye. Noneho yajyaga ajya kumusura, agiye kumubwiriza, bakaganira. None akambwira ati rero ati njyewe mu rugo ntabwo tugura ikarito y'amavuta, ntabwo tugura akadere k'amavuta, tugura ikarito y'amavuta. Ntabwo tugura ikiro cy'isukari, ahubwo tugura umufuka w'isukari. Ntabwo tugura ikiro cy'umunyu, ahubwo tugura umufuka w'umunyu. Ati nyamara ibyo byose nta munyu, nta sukari, nta mavuta ngeraho. Ubwo Imana yarimo, ariko nta buntu yari yaragiriwe, yari yararwaye, yari afite indwara zimubuza kuba yagera kuri ibyo ngibyo. Ubwo rero kuba ubifite ukanabirya nk'uko hano tubisomye ni ubuntu ngo Imana iba yakugiriye. Ni ahantu rero rwose heza cyane. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, ahita umugabane we, akiha umugabane we, akanezerwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Mbese no kugira apeti, mbese kuvuga ngo ibiryo birimbira urabiriye, nabwo ni ubuntu bw'Imana. Hari igihe bikunanira nta n'impamvu, cyangwa nyine ukabuzwa n'uburwayi, cyangwa ubundi ukabibura, ariko nuvuga ngo unabifite jya ubanza ushima Imana mbere yuko winuba ibi n'ibi. Niyo yabanza ushima Imana, kandi umenye ko Imana yabiguhaye kugira ngo ufashe abantu. Hari ijambo nagiye ngarukaho kenshi riboneka muri Zaburi 24:1, havuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Abantu rero Imana ibaha ibintu bakagira ngo ni ibyabo, bakabikoresha uko bishakiye, nyamara ntabwo ariko biba bikwiye kumera.
tukiri muri iki gitabo cy'umubwiriza, reka nsome noneho guhera kuri 10 na nsome umubwiriza igice cya 5 ubundi nsome umurongo wa 12 giye kuri 16 mwumva kwavuga. Hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru, nicyo butunzi nyirabwo yibikiye. Yibikiye donc arabyitwa ko ari mbese avuga ati ndabyibikiye, bikamutera amakuba. Ntabwo ubundi umuntu agomba kwiba. Ese muri kwa musore w'umutunzi Yesu yabwiye ati yari umusore witonda, wumviye amategeko guhera yavuka, nta kintu na Yesu yamugayeho. Yavuze ati nakuri kingo nzaragubwa bw'Imana. Yesu ati rwose genda ati byose biguhera n'umwana arabikoze. None Yesu aramubwira ati genda ugurisha ibyo utunze byose, ubi amafaranga y'abakene unkurikire. Biramunanira ahitamo agenda ngo babaye cyane, agenda kamwishe. Ubwo rero yari yibikiye ubutunzi, n'ubutunzi yari yibikiye. Donc ubwo butunzi bwo bukamutera amakuba kubwibikira. Ubwo butunzi bukamarwa no guhomba. Murama wanjye niwe yigeze kuvuga ngo iyo amafaranga utayasize ngo upfu yasige aragusiga. Ashobora kugusiga rero akigenda ugahombuka, amafaranga akigendera. Abarundi bayise neza ngo ni amahera. Abarundi burya bazi amagambo asobanutse rwose. Amahera ajya amafaranga arahera. Kandi iyo abyaye umwana donc amuhwibikiye ubutunzi, bavuga ati na amafaranga yanjye n'ubutunzi bwanjye ngiye wabyishakiye, reka. Donc iyo abyaye umwana ntabona icyo amupfumbatisha. Uko yavuye mu nda ya nyina ari umutumbure, azagenda atyo nk'uko yaje, ari ntacyo azajyana k'ibyo yaruhiye yatwara mu ntoki. Mundebere namwe. Icyo nacyo ni ikibi gikabije, kuko uko yaje ariko azagenda. Byamariye iki gukorera umuyaga iminsi ariho yose, arira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Hari ikintu kibabaza cyane, ukabona umuntu koko ni byiza gushaka amafaranga pe, ko amafaranga twagiye kugira akamaro kenshi kanini. Buri munota umuntu akeneye amafaranga. Niba ushaka kujya mu mujyi, niba ushaka kujya he n'amafaranga, niba ushaka byose n'amafaranga turakeneye, ntabwo mbitindaho. Ariko ntabwo ukwiye no kuvuga ngo uyashake mu buryo bubi niko twagiye tubibona, cyangwa wange gufasha umuntu ubabaye. Amafaranga rero ujya kubona ukabona aragiye kandi warayaruhiye, ni ikibazo rero. Hari ikintu ngira ngo dusome, hari ijambo ngira ngo dusome muri Yobu igice cya 22 umurongo wa 24. Ni ahantu rwose havuga 22 umurongo wa 24. Reka masome. Utubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera ubutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Aya magambo nyatekerezaho nabaje ntiseye gufata feza ukayinaga mu mukungugu, cyangwa se amafaranga ukayinaga mu mugezi, mu mabuye yo mu masumo. Ni ukuvuga ngo ubaye nk'ubitaye nyine kuko ntabwo y'amabuye azaza ngo agushime. Umukungu ntabwo uzaza ngo ugushime. Iyo utanga rero n'ubundi hari igihe uvuga uti reka mpe kanaka baba barakomeye bazanyishyura bazanyimenera. Oya, iyo utanga ntabwo ari umutima ukwiye kugira. Menya ngo Imana yaguhaye kugira ngo ufashe umukene, umuhe nta kindi urindiriye. Kuko unaza amafaranga mu mukungu, ntabwo umukungu uzaza ngo ugushime. Oya, nuko rero mu by'ukuri fasha umuntu utiteze ngo azagufashe. Nubigira gutyo rero ngo maze ishobora byose izakubera umutunzi. Hano njya mubwire ko mu cyumweru gitaha dufite ubuhamya bwiza cyane, ntimuzabuburireho rwose. Ubuhamya bwiza cyane bw'umuntu Imana ikorera ibitangaza umunsi ku wundi. Ni ubuhamya budasanzwe, ni umuturanyi wanjye rwose, ubutaha ntimuzabure. Ariko tuzabona ukuntu agatanga rwose yivuye imikino cyose abonye akabitanga, ariko ntacyo ajya burana Imana. Maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Ntabwo ari ifeza ibonetse yose. Hano rero kugira neza ni ingenzi cyane. Mwibuke handi Yesu yabwiye intumwa ze avuga iby'iminsi y'imperuka. Si bwa mbere mpavuga, ntabwo mpasoma. Hahandi muri Matayo 25 ahahera kuri 41 havuga ati yavuga ibihe by'imperuka.
avuga ati abari iburyo, abo nzashyira iburyo bwanjye nzabwira ngo nimuze tujyane mu ijuru. Ndabyumva amagambo yanjye, kuko narashonje murangaburira, narwaye muransura, nari mfunzwe murange mu bintu nk'ibyo. Bati se twakonye ryari Nyagasani ko tugize? Ati ba bandi mwabigiraga nyuma y'abandi bose, ninjye mwabigiraga. Ayo munsi ugazavuga ati mugende mwabicibwamwe kuko narwaye ntimwansura, byandi byose ntimwabinkoreye. Bati se twakonye ryari? Ati ba bandi bari inyuma y'abandi bose, babakene inyuma y'abandi bose, burya yari ninjye, iyo mwabafashaga ninjye mwafashaga. Hari amagambo nkunda cyane umuntu yanyoherereje ngira ngo nsome. Iyo ugira neza ntabwo ipfa ubusa, ineza iribuka. Hano hari amagambo rikanyasoma avuga ngo ineza ntihera. Ineza igira amaguru, ineza igira amaboko, ineza igira amaso, ineza igira n'akanwa, igira n'amatwi. Iyo ugiriye umuntu neza ntituze, neza ntituza kandi ntihagarara, ihora yiruka no mu ijuru imbere y'Imana ikavuga, ikabwira Imana amakuru yawe yose, ukuntu wagiriye umuntu wayo neza, maze ikagusabira umugisha, igapakira ikakuzanira, kandi ntiyoberwa aho utuye nuko waba warimutse. Niyo waba warimutse umugisha wawe ukugeraho ari mwinshi kuruta ineza wagize. Binyibukije rya somo tubona Makorinto wa kabiri igice cya 9:6 bavuga ngo uba nyinshi azasarura nyinshi. Yes, donc umugisha uza wikubye ineza wagize, umugisha urenze ibyo watanze. Niba watanze igihumbi ushobora kubona 100 buryo, ariko byense ntugomba kubikora vuga ngo reka ntange. Tanga wowe, sa umutima w'impuhwe muri wowe utange, uzari ibyo Imana igukorera. Umwami Dawidi akima ingoma yabajije abagaragu be niba hari wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo amugirire neza kubera Yonatani. Yes, kandi umuryango wa Sawuli twabonye ko ari umuntu wanze Dawidi cyane, ashaka kumwica, ariko yaneza ubucuti bwa Dawidi na Yonatani umuhungu wa Sawuli byatumye donc ineza yagarukiye umuhungu yayituye. Dawidi yashatse kwitura ineza yari yaragiriwe n'umuhungu wo wamwangaga. Nukora mu by'ukuri ngo ntabwo dukwiye kugira neza, tukareba ko kuko n'ikimana dushakaho. Hano rero ku bijyanye n'ubutunzi ndagira ngo ndebe mu by'ukuri tujye noneho mu bintu bifatika byo mu muryango. Abashakashatsi babonye ko ikibazo kiza imbere y'ibindi byose gisenya ingo ni amafaranga cyangwa n'ubutunzi. Amafaranga atuma, reka turebe mbese mu muryango hari igihe ubundi mu muco wa Kinyarwanda abagabo nibo bakoreraga amafaranga. Abagabo bakoreraga amafaranga, umugore akarera abana, agahinga, agateka, umugabo agasanga yatetse yagize gute, umugore yakenera ifaranga, umugabo akarimuhereza. Dukeneye isabune, dukeneye umunyu, dukeneye isukari, umugabo akamuhereza. Niko byari bimeze mu muco wa Kinyarwanda, ariko noneho byarahindutse. Icyo gihe n'umugore yubahaga umugabo cyane kubera ko yabaga amutezeho byose. Burya ariko rero birumvikana, umuntu utezeho ikintu n'ubundi uramwubaha, kumvaga nyine ari we ugukemura ibibazo byose. Urebe ibintu byarahindutse, abagore nabo basigaye bakora amafaranga, ndetse hari aho usanga abagore bakora amafaranga kurenza amafaranga menshi kurenza y'umugabo. Icyo usanga ari n'ikibazo rero nanone usanga kiri mu muryango. Hari igihe umugore aba no kwera icyo n'uburengane burahari no mu Rwanda. Ubona ko uburinganire rwose bufite imbaraga cyane, hari kurenza ahandi henshi mu bihugu bya Afurika nzi, cyangwa mu mico inyuranye nzi, sinzi myinshi cyane, ariko mu Rwanda umugore yahawe agaciro pe, no ku mutungo byose bikaba bingana. Nuko rero mu by'ukuri hari abagore basigaye bakora ikosa ko ibintu bijyanye n'umutungo agasuzugura umugabo we. Ariko nyamara burya umugore usuzugura umugabo we, kuko uko byamera kose umugabo niwe chef w'urugo. Nubwo hari uburinganire, ariko Imana yashyizeho yavuze ko umugabo ari umutware w'urugo. Ntabwo no mugashyirahamwe kangana gutya n'abarabyi b'imina nubwo mwamuri n'abahinga bishyirahamwe ati tugire ishyirahamwe ryacu, nta shyirahamwe ndabona ribaho ritagira umutware. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka rwose. Niyo mpamvu n'Imana yaremye yashatse ko umuryango ariko iravuga ati uyu nguyu
niwe mutware w'urugo. Ariko ntibivuga ngo umugabo akwiye gusuzugura umugore, oya, no. Kuko umugabo akunda, Imana yabwiye umugabo ngo kunda umugore wawe, umugore yuha umugore, ariko nuvuga ngo umuntu ukunda ntabwo amusuzugura, ntamutesha agaciro, ntabwo agira gute. Aha rero mu by'ukuri abagore, ndibwira abagore bagenzi banjye ko niba ukora n'amafaranga arenze ay'umugabo wawe ntabwo ukwiye kumusuzugura, ntabwo ukwiye kumva ngo nakomeye, oya, ni Satani uzagukongorera kuko Satani akoresha amafaranga. Aha rero turimo kuvuga ku bagore baba bafite amafaranga kurenza abagabo babo bakabasuzugura. Ni bibi cyane rwose niba uri muri uwo mubare wihana. Hari ikintu no ku bagabo, reka tugaruke ku bagabo. Kubera ko umugabo ibintu nyine byarahindutse uko byari bimeze mu myaka 50 ishize, siko bimeze mu Rwanda, siko bimeze. Umugabo ashobora kugenda akavuga ati, akumva ko umugore ni nka kera agomba kumuhereza ifaranga. Tuvuga umugore uri mu kuba, abagore bose ko bajya ku kazi, hari n'abagore n'ubundi bari mu ngo bakora ya mirimo ya kera yo kurera abana, imirimo myiza gusa y'agaciro, kurera abana, guteka, mbese kureba iby'urugo. Umugabo rero akaba uzana winjiza amafaranga mu rugo, uretse ko ibyo umugore akora bifite agaciro karenze n'amafaranga. Noneho rero umugabo ugasanga hari ahantu usanga rwose bitewe, umugabo udahereza umugore w'amafaranga, ngo umugore afite ifaranga, wa mugabo bayitesha agaciro mu bwiza ukuri. Reka mbaye nk'urugero, hari abagabo bati none myereka ibyashize cyangwa akanabitahana. Hari abagabo batahana ibintu byose, umugore ntagire ifaranga na rimwe agira. Icyambere, wa mugore ashobora kukwiba rwose, ashobora kukwiba, kuko niba afite ikibazo cya nyina cyangwa kindi yashaka kwikemura, azakora ko ashoboye muri yanjye arebe ukuntu yiba. Niba uvutirega buri bintu byose mbizane, nza n'umuceri, nza n'ibishyimbo, nza n'amavuta, byose mbizane, wa muceri azawudahaho agiye kugurisha. Simbwa kwiteka ariko ko birashoboka. No, kubera ko ntabwo ni umuntu mukuru. Tururetse n'ibyo ko ashobora kudaha akajya kugurisha, ashobora no aziyaranja cyangwa azagira ku buryo abona amafaranga iruhande, usanga ni kwa kundi agenda agahisha. Hari inkuru bambwe simbaza, ariko rero nabibwiye n'abantu baturanye nabo. Umugore yafashe, yarimo kubaka inzu ahantu umugabo atazi. Bibi cyane. Abantu bakwiye kubwizanya ukuri, bakabwizanya byose, niba na konti bakabombi bayisinyaho. Niba mbese ntabwo wahisha umuntu mubana, ntibishoboka. Biba ari bibi, ni bibi, bizana ibibazo, ntacyo bikemura, ahubwo bizana ibibazo. Umugore rero yarimo kubaka inzu umugabo atazi. Noneho abantu bubakaga hafi y'aho atuye, hari chantier cyangwa inzu bubakaga hafi y'aho umugore atuye. Noneho baza kumvikana abo bantu babagusha amatafari. Biba benshi, biba wa undi nyiri inzu urimo kubakisha ahandi hantu aturanye n'uwo mudamu. Damera afite umugabo. Noneho baza kwiba, umugore ahisha munsi y'igitanda baryamamo. Ngo umugabo baryamamo, umugabo atazi ko ari amatafari ari munsi y'igitanda cyabo. Icyabaye rero, babajura bubakaga, bagurishije rwihishwa nyirinzi atabizi, baje gukora ubushakashatsi cyangwa enquête kugira ngo twese turabyumva icyo ari cyo. Noneho wa mugabo yibereye wagiye kubona umuntu, polisi iraje, ayoberwa ibyo ari byo. Abantu baje kuyasanga munsi y'igitanda, umugabo arumirwa. Mu ndebere namwe, yaratse ko nyine umugore we neza, byaje kugaragara ko umugore hari ahantu harimo kubaka inzu. Ibyo bintu biteye ubwoba, biteye ubwoba, kandi ibyo ni ibintu byabayeho. Ntabwo ari guhisha umuntu mwashakanye. Noneho umugore rero, ubwo turi ku bantu bahishanya, ntabwo ukwiye guhisha rwose. Noneho rero niyo uhishe, ndeka ngaruke ku mugabo. Umugabo iyo uhisha umutungo wawe, iyo utamubwiza ukuri ngo ujye n'ifaranga umuha, uba witesha agaciro. Kambwira ukuntu uba witesha agaciro. Tuvuge umwana wagiye ku kazi, madame asigaye mu rugo arera abana, habaye icyobe cyihutirwa, umwana kwisasa aravunitse, bagomba kujyana kwa muganga. Umugore nta faranga agira, ajye mu baturanyi ati yo dore umwana aravunitse, mumpa amafaranga runaka njyane umwana kwa muganga. Biteye isoni, wa mugabo baramugaya. Umugabo akwiye gutekereza ati se haramutse havutse ikibazo, umugore aragira ati ese ubu umushyitsi akaza, umushyitsi akaza, none ugasanga ntabwo ntashobora kwakira umushyitsi, kandi umugabo afite amafaranga menshi, ngo ntabwo yaha umugore, ngo ntawizere umugore. Ni ikibazo. Hari n'abantu ntawizere umugabo. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, kubera ko
wa muntu udaha uburenganzira uwo bashakanye ngo amwizere aba yitesha agaciro. Wambwiwe niba udaha umugore amafaranga ugere singa hose yamuhereze gutya ashobora kuba natagaguza, ariko mwaganira mukagira ku buryo abantu batagucisha mu ijisho ngo babone ko nyine uri igisambo kudaha umugore wawe uburenganzira ku ntuza ku mafaranga abe yakemura ikibazo nk'umuntu mukuru. Ikiteye isoni noneho no gutura hari abajya mu rusengero umugore atakora ku ifaranga, niyo umugore yamuhishe ahubwo nawe aragenda akamuhisha ko yafite. Ashobora kuba afite business Rwanda, umugore ashobora kuba acuruza iruhande ibintu utazi. Hari umuntu wafatanyije mwene wawe cyangwa mugenzi we bafite umugore akaba afite amafaranga iruhande, ariko ntabwo yatinyuka kuvuga ngo rikature bavuze yago yavanye he. None ugasanga no mu rusengero baje kwaka bwana wa mugabo aje kumwaka amafaranga umugore agatu baba we bibagiye kunyamwaka mu rugo n'abana bakajya kuvuga ngo papa duha amafaranga yo gutura gusa. Biriya bintu burya n'ibintu biteye isoni. Wambwiwe niba ubigira uba wisuzuguza rwose. Nta kintu cyo kuvuga ngo urahisha umuntu mu muryango. Rero ikintu kugira ngo ibyo byose bikemuke nuko abashakanye baganira bakabwizanya ukuri, imitungo yo bakayishyira hariya, umwe akamenya ibyo undi atunze undi akamenya ibyo udatunze. Naho ubundi muzasenya kuko umwana umuntu hari igihe umwe apfa atunguranye yarahishe umutungo, abo bari babisangiye abo babifatanyije akaba babyitwarira kubera ko atigeze abivuga. Nukora mu by'ukuri ngo ni ikibazo gikomeye kiba kiri mu muryango. Ugasanga hari umugabo nzi wapfuye atunguranye, noneho rero umugore mukuru wawe ntabwo arazi ko hari abandi bana bahari. Mu gihe cyo kumuhamba abandi bana baragaragara, bibaza niba barabayobera bagasanga ko bafite agashusho k'uwo mugabo. Ubwo ngubwo n'inzu bagombaga kuyivamo bavuga ngo bagomba kugabana imitungo. Mu ndebere namwe inkuru yasize umusozi. Umugore ntiyazi ko afite abana ntibarazi ko afite bakuru cyangwa bari mu nabo simbizi umenya bari mu nababo, ariko biteye agahinda, biteye isoni n'agahinda. Niba warabyaye umwana hanze usaba imbazi madamu ubwire tudoruriya mwana arahari munamufashe. Niba ari sinzi, ariko ni ukwisenyera rwose. Naho undi wasanga n'ibivangura bikira abana bawe bitabagezeho kubera iki? Kubera ukuntu mwagize mwahishanye, umwe yahishe hari undi agahisha hariya. Twabonye mu muryango, ariko tukiri mu muryango niba ufite ababyeyi ndabivugana agahinda kuko hari igihe abantu hari hano mu mujyi wa Kigali bafite ababyeyi mu giturage ariko ntibabiteho pe, ntibabasure, ntibagereyo, batatinyuka kuvuga ngo reka n'abagira ubukwe kubera ababyeyi baba barabacupije hariya ntibatinyuke kubazana. Biteye isoni, nagiye mbyumva. Mama wawe cyangwa papa wawe uko ameze kose kwasa kose numwitaho ukamwambika neza akarya neza, ntabwo azagaragara nabi. Ariko niba we yaracupiye ririya ntabwo urumva nyine uzagira isoni zo kumwerekana. Abakristo bafite inshingano, si abakristo gusa, umwana wari wese afite inshingano yo kwita ku mubyeyi, kuko umunsi yagiye uzicuza, umunsi wagiye ushobora kuzicuza rwose. Hari agatekerezo nize kumva ngo umwana yari afite ise yaraje kuba ku muhungu we, umuhungu ufite umugore n'abana. Noneho rero bakajya bamuhera mu ntuza, bakajya bamuhera mu kwisahani ya plastique, bamuhera ahantu mu gikari inyuma, abana babireba. Noneho rero umwana baza kuganira, akubona yarabireba nyine akamva arabigaye. Noneho aza kuganira rero aza kubwira se ati umunsi nakuze rero ko ngo amasahani ariko ne wazabigira, ko n'abazabashakira amasahani ya plastique yo kubahera bakajya barira hirya. Muramyumvira umwana bareba. Ni ukuri ngo umubyeyi bana rwose mu gifite ababyeyi mubiteho. Ababyeyi nabo rero, ababyeyi nabo birababaje cyane ko ababyeyi batita ku bana babo kubera amafaranga kagenda kinezeza. Njya nibaza iyo ntamuka ku kabari nkabona amamodoka arahapanze, nkabona abantu bari mu kabari, nkabona abantu banyoye bagize gute, yanditse koko buriya ibibazo byo mu rugo byose byakemutse. Abana barihirwa amashuri, abana barambaye, mituweli zirarishywe,
ibyo byose umuntu akwiye kwibaza se kuko ndi umugabo ngiye mu bandi kandi ndimo kunywera amafaranga abana batari hari ibintu bibuze mu rugo kandi bitwa kuri nyir'urugo. Ni ibibazo bikomeye. Hari umwana sinarigize kumuvuga hano ariko ngo ni umwana w'umukobwa numva nagize kurusha kwa narigize kumuvuga hano cyangwa arahanabwirizaga. Ni inkuru ibabaje. Umwana isero yari umunywi inzoga undi wanyoye wapfuye nabi. Nyina yirwanaho umwana araza gutsinda ku kizami cya leta aza kujya agomba kujya amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye urumva si kimwe no ku mwana yiga atagomba hari amafaranga agomba gutanga kugira ngo umwana ajye mu ishuri. Agomba kurirwa matora bya bindi byose abana bajyana. Wapise reka da. Umwana ngo azara mu bureba maso ati papa turimbwa. Ndebere nawe. Aho umwana ajya kubwira se ngo nimbwa. Umubyeyi ita ku mwana wawe abafite ababyeyi babita ariko no umwana umwite wumve ko siwe wizanye ku isi n'uwamubyaye ntabwo yagusabye ngo umubyare. None rero uko ushoye kose aho ugezwe n'ibitekerezo ita ku mwana wawe. Reka rero tugere ku kindi kintu kijyanye no mu kazi. Mu kazi nanone imana y'amafaranga iraza. Hari abantu bumva ngo ibintu by'akazi niba ku ishuri ry'umwana wabatumye ngo bazane impapuro z'amapuro nyine ukagenda uti ku kazi ntibaningewe ni secretary nshatse naterura zimwe nkazitwara ukagitwara buhoro buhoro cyangwa twanuza yose urimo kwiba. Urimo sosiyete irakize ngo ntabwo bazabimenye. Oya icyo ni umuvumo wishyiraho. Ni umuvumo wishyiraho niba ufata ibintu byo ku kazi ukabijyana iwawe ukabikoresha uko bidakwiye. Ni umuvumo wishyiraho. Nta burenganzira ufite n'ubujura rwose. Ntabwo umukoresha wawe kureba, ntabwo abo mukorana bakureba yenda cyetse namwe se mugire ko ngo ariko Imana yigize gute. Imana irakureba. Ntabwo rero ufite uburenganzira bwo gufata ngo ibintu byo ku kazi cyangwa amasaha yo ku kazi noneho abantu basigaye bavuga ngo barakora mu rugo utari mu kazi. Ariko mu by'ukuri niba uhembwa uri umukozi ubahiriza amasaha y'akazi uhembwe wakoze kandi we gutwara ibintu ngo bitware ubijyane iwawe ko n'uburiganya n'ubujura. Umukoresha nawe rero cyane cyane handatekereza abakozi bo mu rugo bari badufasha imirimo. Hari abantu bajya babambura rwose. Nagiye mbibona kenshi. Ubu niba ushaka umukozi babaza bati none uriya hari umuntu umaze ahantu ameze angahe bano bagenda bavuga ngo bazamwishyura yagera agasanga nta maherezo akibona kandaza akagenda. Mana icyo kintu ni umuvumo mu by'ukuri. Wa muntu n'umwana w'umukene yanze yavuye iwabo ngo aze gushaka imibereho none uramwambuye cyangwa uramuha amafaranga ya tica ntakize uramuhemba 10 sinzi biraterwa na mu giturage 10 ni menshi simbizi cyangwa 15 ni menshi ariko mu mujyi wa Kigali rwose sinzi ko ngo umuntu amarize ukwezi kose agukora muhaye simbizi ibyo mumbabarire ariko ariko mbese nawe ushyira mu gaciro urebe utakaza akora koko yavuye iwabo none urabura oya shyira mu gaciro nawe ari wo gukora byamera biti. Ubwo ngo mu bijyanye n'akazi nanone dukwiye kugira gute dukwiye kubyito tukabana neza n'amafaranga dukiranuka muri byose. Waba uri umukoresha cyangwa umukozi ariko akiranuka. Kubijyanye no gufasha abantu. Yanye gufasha abantu byo rwose mu by'ukuri reka dusabe Imana duha urukundo rwo gukunda abantu kuko ntabwo hari ahantu ngira ngo dusome mu bami ba kabiri. Ni ahantu nkunda cyane. Abami ba kabiri hagiye kutureba ukuntu ko kwitanga bitagira bitapfusa. Bagakora amagambo twavuze imbere. Iyo usomye mu bami ba kabiri igice cya 8 wabona amakuru aryoshye cyane y'umugore w'umushunemu. Baravuga ngo iby'umugore w'umushunemu kazi. Uyu mugore yari umugore yari afite umugabo baraho noneho Elisaza akajya agendaga mbese bamusanga ageze ahacumbi akaza kacumbika bakamugabura ukamufata neza. Wamugore aza kubwira umugabo ati se uyu mukozi w'Imana reka tumwubakira inzu hejuru dushyiremo igitanda dushyiremo itara ajya azabona ahantu aruhukira. Nta kintu na kimwe rero biteze ko Elisa yazabakorera. Noneho Elisa aza kubaza umugaragu ati se uyu mugore twamukorera iki? Ese Elisa umuhanuzi w'icyo gihe ari umuntu ukomeye cyane wageraga hose yarakomeye. Noneho ati se twajya kumuvuganira ku bategetsi. Baramuhamagara
none bati se urashaka ko tuya kugona ku bategetsi natoya ati ngiye ndi mu muryango ndi mu gihugu cyanjye nta kibazo mfite rwose. Binagaragaraga ko yarabanye neza, uwo muryango warubanye neza n'abaturanyi. Iyo agira ikibazo n'abantu yari kuvuga ati kana karandenganyije mugende mumvugire bandenganye, nta kibazo rafitanye n'abantu bari baraho rwose bameze neza batekanye. Ariko none umugaragu wa Elisa aza kumbwira turabizi se nta mwana bagira, nta mwana bagira. Noneho Elisa aza guhamagara wa mudamu ati umwaka utaha iki gihe uzaba ukiki umwana w'umuhungu. Umugore ati rwose mbese yumvaga bidashoboka ati wimbeshya rwose. Icyavuyemo nuko koko umwaka ukurikiyeho icyo gihe muri uko kwezi wa mugore yabyaye umwana w'umuhungu. Yaneza deja murumva yaneza wa mugore nta kintu yarateze kuri Elisa, nta mafaranga yamutezeho ubwo ni wamufashaga, ariko abonye umwana w'umuhungu. Umunsi umwe rero wa mwana w'umuhungu ngo yari amaze gukora afite imyaka 19 cyangwa 9 simbizi, ntabwo abwo imyaka ye, ariko ngo yarajyanye na se mu mirima n'abahinzi. Umwana ati ndwaye umutwe ndapfuye we. Isati sanga nyoko mu rugo asanga nyina, none hasanze nyina wa mwana aza gupfa. Apfuye wa mudamu aravuga ati mva singiye gutabaza abantu, singiye no kuya n'umugabo wanjye, reka ngende. Yari umugore w'agaciro kuko yahise ahamagara umugabo ati rero nyoherereza ifarashi hari aho ngiye. Umugabo yaramwizeraga cyane, yari umugore w'agaciro, ntiyamaze tugiye ati hari aho ngiye. Umugabo aramwizera, yari umugore azi ko ari umugore w'agaciro, aramwizera amwohereza ifarashi. Aragenda rero, aragenda agiye hahandi Elisa yabaga. Umugaragu wahise amubonye ati dore niwe agomba ko ari wa mugore w'umushunemukazi. Elisa ati genda umubaze icyo ikimuzanye. Aramubwira ati reka da, mbese amubwira ko umwana yapfuye. Mbese muri make aramubwira yaje kumenya ko umwana yapfuye. Elisa abwira umugaragu ati rero fata inkoni ugende uyishyire ku mwana. Ariko umugore yari yananze rwose ati cyetse tujyanye. Umugore rero undi yari rukansa ati wabona nanjye wa mugaragu wa Elisa ati wabona nanjye Imana inkoresheje igitangaza. Ariko nka cyane arabasiga agenda anambika inkoni ku mwana, umwana ntiyakira. Noneho umugore aza kujyana na Elisa. Rero muri make Elisa aza gusabira umwana arazuka. Umve deje igitangaza cya kabiri. Noneho ibyo biri mu bami ba kabiri gice cya 4 niho dusoma ayo makuru. Noneho tugeze rero ku gice cya 8 ndumva rwose ho nahasoma kanya ngo banze mumenye ibi byayibanjirije. Dusomye rero igice cya 8 reka some. Kandi Elisa yarabwiye wa mugore reka ngiye gukitara ryamhamye maso, reka ngire gutya niho mbona neza. Kandi Elisa yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati hagurukana nabo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Ntabwo Elisa abwiye umugabo we, ariko abwiye wa mugore. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana mu nzu ye asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amarayo imyaka 7. Mu ndebere namwe umugore niwe muhanuzi w'Imana yabwiye, umugabo arumviye ndebera kugira ngo bimuke. Barimuka, inzara itaratera kandi ko yari igiye gutera. Ariko umugabo nawe agomba kubaguruhaga umugore we cyane, baremera barimuka. Iyo myaka 7 ishize uwo mugore asukira ataragaruka, reka bajye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Kinagize nese kuki bagiye mu Bafilisitiya. Abafilisitiya tuzikora abapagani, bari abantu b'abapagani, bari abantu mbese Abafilisitiya turabizi ntabwo ari abantu bagiye babana neza, mbese ari abantu nyamahani babo Satani akoresha niko navuga. Ariko Imana ibahera umugisha mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nubwo ari mu Bafilisitiya, nubwo ari mu gihugu abantu bakwanga, ariko ndibwira kuri ya mudama atabura kubabwira ati rero dore icyo Imana yadukoreye. Imana ndibakorera muherejeyo ngo ajye kubabwira, ajye kubwiriza Abafilisitiya. Ndibwira kandi ko ntihabuze mu Bafilisitiya abantu, kuko nabo Imana yabaremye imisho ya, ndibwira ko ntatabuze n'Abafilisitiya bihana. Ariko noneho Imana ishobora gutegeka abantu
bakakwanze bakakubera umugisha. Ntabwo biciweho n'inzara rwose, habe na gato, ntabwo wigeze wicirwaho n'inzara, ahubwo baragiye bararya baranywa baratekana, bagiye batarahinze, bagezeho ariko Imana ikoresha Abafilisitiya barabatunga, ntabwo ndivugira ibyo nitekereza, ariko kubona Imana ibohereza mu Bafilisitiya ngo bajye gukirirayo ni igitangaza. Reka rero dukomeze umurongo wa 3. Iyo myaka 7 ishize, no mu gihugu cyaho hari inzara, uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami wo kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Mu ndebere namwe, ntabwo ari umugabo ugiyeyo, ni wa mugore ugiyeyo. Kwera ukuntu waga Imana yarafite agaciro kujya ibwami. Umugabo wundi ni wari kujya ibwami. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi. Gehazi rero ni umugaragu wa Elisa, wa muhanuzi Elisa. Umugaragu w'uwo muntu w'Imana amubwira ati, ndakwinginze untekerereze. Umwami yumvise amakuru ya Elisa ko ndiba ko bambwiye byose, ukuntu yabyaye umwana mu buryo bw'itangazo, ukuntu umwana yapfuye, ukuntu Elisa yaje akamuzura, byose niho ahamagara umugaragu ati, uraza mu by'ukuri ntekerereze. Donc Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana amubwira ati, ndakwinginze. Donc umwami ari umubwira, reka asubiremo neza mu murongo wa 4. Abami wa 4 mu murongo igice cya 4. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana, aramubwira ati, ndakwinginze untekereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye wapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuraga umwana abaraje. Mu ndebere namwe, Imana iba yapanze kare. Kubona asanga barimo kumuvuga. Gehazi Imana yatumye wa mwami dabora agira igitekerezo ati, reka menye amakuru neza mu gihe arimo kumubwira, wa mugore abarinjiye. Atakambira umwami ku bw'urugo rwe n'igikingi cye. Igikingi ni isambu ye nashaka. Gehazi ahera ko aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yavuze. Mbega ubuhamya bukomeye. Imana yadusengira komeye. Mu gihe ntabwo yarazi ko umwami yabishaka ati, uyu mugore saje kunesha umwanya uze niwe, ariko bihuza nuko neza yinjiye Gehazi arimo kumubwira. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira, amutekereza byose ko byabaye. Umwami ahera ko amuha umutware wo umuhesha. Oh la la. Aravuga ati, umugarurire ibye byose. Igikingi, ubwo hari abantu bashatse kuvuga nyine babisiga imyaka 7 baragenda baranapfuye ntawamenye. Bari barabyitwariye rero niho bagiye gutakamba. Umugaragu we ibyo byose nibyo basabiye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Mbega igitangaza. Umuntu rero namwe umuntu yaragiye arasuhuka. Ibyo hingaga byarabatungaga. None abantu barahinze, barasaruye. Iyo myaka 7 ibintu byose bahinze nibyo basaruye byose ngo babigiye gute babibarihe. Ineza rero yagize ije yikubyinshwe. Ariko murumva icyo kintu kuvuga ngo waragimana imyaka 5, donc ibyo bahinze byose bagombye kubishaka barabyishyura. Ubwo rero ni igitangaza cyabaye. Donc guhera bagenda no kuvuga ngo ya neza wa mugore, kandi ntimukagira ngo ni imigani, biba byarabayeho. Iyo Mana dusenga ari igira neza rero, Imana irabikugarurira. Ndagira nongere nkwibutse ko utaha tuzaba dufite ubuhamya bwiza cyane bukomeye cyane, ntimuzatangwe rwose mu kigano gitaha. Muzere ukuntu Imana igira neza, ukuntu Imana yitura, ukuntu Imana ikora si muri Bibiliya gusa, tuzabona ko no muri iyi minsi turimo Imana iracyakora ibitangaza. Imana iracyakora ibitangaza rwose, muzamwirebera ubutaha. Ubwo rero twabonye imana y'amafaranga mu rugo rwacu, twabonye gufasha abakene, ko Imana ibaguha ibintu ngo ufashe abantu, kandi twabonye ko no mu kazi ukwiye niba uri umukoresha hemba neza, wikwambura, kandi uri umukozi ujya gutwara ibintu by'abandi. Cyangwa niba ucuruza rero mu kazi nyine ngo ube wavuga ngo ndariganya imisoro tusa oya. Reka none turebe n'Imana rero. Amafaranga ni Imana, cyangwa mbanye nte n'Imana kujyanye n'amafaranga cyangwa kujyanye n'ubutunzi. Iyo usomye kuva igice cya 34:20, reka mpasome kuva igice cya 34:20, haravuga ngo
ntihakagire umuntu uzi ubusa imbere yanjye. Ni Imana ibivuga. Ese muzi ko n'abatware babaturaga n'abami, umwami siko yabaga akennye, ariko abantu bajyaga bagendaga bikoreye. N'abatware b'Ikinyarwanda bo mu Rwanda ntabaga hari ibintu byinshi bazanye, abantu bagendaga bikoreye ibintu kugira ngo babashimishe. Ese none ko umutware yabaga yenda hari n'igihe bagira ngo bakabanyaga ibyo babaye bakabibambura, ariko Imana yaguhaye byose ufite. Twabitse bari ngo n'icyo ufite utahawe, n'icyo ufite utahawe. Ndarisoma naryo kandi mu kanya. Hano baravuga ngo ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Ukuje imbere y'Imana yibuka ibyo yagukoreye, uvuga uti kurya tujya gusenga, jyana ituro, jyana ituro y'igomwe, twikwa mupfakazi wigomwe byose. Yesu yavuze ngo yatuyemeje ko yatanze ibyo yarafite byose, kandi wakonye mataburaye. Ntitujya kwisoma ushe twarahasoma, ubundi twigeze kwasoma. Imana rero, reka turebe mu Bakorinto ba mbere igice cya 7:7 turebe ukuntu havuga. Abakorinto ba mbere igice cya 7:7. Abakorinto ba mbere igice cya cyangwa reka ne kwasoma ariko turahazi. Abakorinto ba mbere igice cya 7 haravuga ngo n'icyo ufite utahawe. Nivuga ngo ndi umukozi rwose njya mana sinzira. Ubwo bwenge se ninde wabugwaye kugira ngo ube ufite ubwenge bwo kuba washaka? None se niba waravutse ugasanga iwanyu bamufite isambu ukahinga ukeza, ni warayizuvukanye? Ese niba warize amashuri ukarangiza ufite akazi keza, ntabananiwe kwiga kandi bari bafite ubwenge kubura amafaranga, cyangwa akagira hagati akarwara bikarangira bikananirana aho ngaho? Ese yagera hagati niba sinzanva no mutunzi bwa hariho hose, ariko menya byose ngo ni Imana ntacyo ufite utahawe. Nkuko hano tubibonye mu Bakorinto ba 4 urwa mbere rw'Abakorinto Paulo nerekera kuri igice cya 7. Imana rero banze umenye ngo niyo nkesha byose byose, no kuvuga no kuba mvuga no kuba mpumeka no kuba ndeba no kuba ntambuka nkagenda, yewe ntacyo na byose ni Imana mbikesha. Niyo kwambwa uvuga ati ntabwo ushobora kuriye kandi mbifite amafaranga yo kwiga, ariko ntashobora kugira. Kubijyanye n'Imana rero banze umenye ko ari guha byose. Noneho ni ujye uyishyira, ujye uyitura. Ibyo gutura rero ni iryo jambo soma ryonyine kwerekana aho tujye muri Malaki. Malaki ni igitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera. Aravuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimwitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni kwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanywa imigabane ya 10 n'amaturo, muravumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanywa ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 10 n'amaturo, kimwe ishyitse, imigabane ya 10 ishyitse, mubishyire mu bibiko inzu yanjye yemwe ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, no kwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ntazabagomorera imigumiro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza. Nzahana nyibahora, ntizarimbura imyaka yo mu butaka bwanyu, kandi umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyo kitaragera. Mu by'ukuri niba mpembwe 30 si ibyanjye ni iby'Imana. Nkwiye kubijyana aho nsengera ni icya 10. Singo no kwibaza ngo no niba bayagira gute na gute, si ikibazo cyanjye. Uko bayakoresha n'icyo bayakoresha ntabwo byindeba. Ni cyangwa no kuvuga ngo bya 3 usiganye 9 ku 10, usiganye 27, 3 ndabijyanye hari aho nsengera nk'icya 10. Imana ngo nimungerageze murebe ko ntawagomera imigomero yo mu ijuru. Ushobora kuba mfite mpembwe 30, nkeneye 50 kugira ngo mbeho, ariko Imana yagira ngo nyigerageze, reka nyatange n'ubundi yandi ntahagije, ibisigaye Imana izabyirebera. Iki mbabwira ni ukuri, kandi ngiye kubakumbuza ubutaha muzaze mwumva ubuhamya buryoshye cyane bukomeye, mubone ko ibitangaza tubona muri Bibiliya si muri Bibiliya gusa bihari, ariko n'ubu Imana iracyakora ibitangaza. Ntimuzacikwe rero ubutaha turebe iby'Imana irimo gukora kujyanye n'amafaranga. Iyo ukiranutse muri byose, ugatanga icyacu, ugatanga amaturo, ugafasha, ukitanga, ukagira gute, Imana ikubira inshuro nyinshi, ikaguha ibyo utanarota no kugira. Ubwo rero ugerageza Imana si wa wundi ukize
si uhembwa ibihumbi, si ufite amazu menshi n'amamodoka menshi n'ibindi cyane ryose cya cumi na kimwe urebe ko afite ibintu byinshi cyane, ariko umukene ni ukwiye kugerageza Imana, dore ntibu ntabwo bihagije ariko reka nkugerageze ndebe icyo uzakora. Ubwo rero mu by'ukuri dukwiye kumenya ko amafaranga cyangwa ubutunzi nkwiye kugira ngo nzahana indyanye nyibahora. Nigeze gusoma igitabo sinibuka icyo ari cyo, ni kera, hateye indwara mu nka, ni biriya bihugu byo muri Amerika. Noneho umugabo yari afite inka nyinshi cyane, hariyo afite inka ziba ari nyinshi, ntabwo ari nk'iyi, ziba ari ibihumbi nyinshi cyane. Noneho inka zitero indwara iteye, inka zose bagomba kuzica. Wa mugabo w'umunyamasengesho watanga icya cumi n'amaturo, umuntu wakiranukaga, hari amasezerano muri Bibiliya aho hantu yenda simpasoma cyangwa reka mpasome, mu Gutegeka kwa 2 igice cya Gutegeka kwa 2 igice cya 28, ni ahantu nkunda cyane, nta nkunda cyane rwose, igice cya 28 guhera ku murongo wa mbere kugera kwa 14. Njya mpafata nkahereka Imana, dore reba amasezerano ngaya. Muri ayo masezerano reka mpasomeho gatoya, haravuga ngo 28 ndahera ku murongo wa mbere kugera kuri 14. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakugeraho, izakuza ikugereho numvira Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu murima. Hazagirira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyubuvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye baneshezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, bahunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Imana buri munsi gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye, kandi Uwiteka azakugwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'ibyiza amatungo yawe n'iby'imyaka yo mu butaka bwawe mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azaguha. Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza, ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, aho mugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Uwiteka azaguhindura umutwe ntazaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi, niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso ngo uve mu byo ngutegeka uyu munsi byose, windukire izindi mana uzikorera. Reka mbabwire, nari ntangiye kubabwira agatekerezo k'umugabo wari ufite inka hariya muri Amerika, ziba ari nyinshi cyane. Noneho bakagenda banyine bazavuga none no kuzitsembaho nuko yes, ariko akaba yari yafashe umurongo ati Imana oya, iri jambo dore ndakoko nsho ngo nkubahe ntanga icya 10 n'amaturo. Dore rero imbuto inka zanjye twabibonye ngo imikumbi n'inka zawe bizagira umugisha. None Mana ntabwo nshaka kwiza inka zanjye zirwara. Abantu baje kuzica nazo ku maduka rero barimo kuzitsembaho rwose, ariko ati inka zanjye ni nzima. Bati no ntabwo bishoboka, dore hakuzungurutse hose inka zarashize zararwaye twazitsembyeho. Atoya mupime, barapimira mbirasanga ni nzima. Bati reka tubatugone ngo hari ati mupime ni bagenda kugeza igihe bumiriwe, bakagenda bakajya hagati mu nka basanze nta nka nimwe irwaye. Ibi mbabwira ni ukuri byabayeho, nibyo nasomye mu gitabo bavuga n'amazina ni kera nabisomye ariko byabayeho. Inka z'uwo mugabo zonyine nizo zasigaye nta nimwe ipfuyemo, inka zose Imana yarazirinze. Nta kintu kiza nko gukiranukira Imana, kuko ufata n'amasezerano ukayishyuza. Njya mfata ibira nkerekana Imana, ibi ntabwo ari njye wabyanditse. Nkahariya nababwira ngo icyo muzashyiraho umugisha, icyo muzashyiramo ku cyose nzagira umugisha. Njya mvuga mfata nkabwireka Imana, dore ukwibara atari yo nsengeramo, si yo nsenga mfite, ntabwo yari yo nsenga mfite. Iyi niyo dusoma dusenga na, ariko muri Bibiliya nsenga mfite mu cyumba cyanjye harasizemo irindi rangi.
ibisingiye byanditse ntawe ngiye byanditse rwose urabivugaho iki se nose urivuguruza burya rero kwizera kurarima ariko kwizera wishingiye mu ijambo ry'Imana aha rero ni gutanga cya 10 n'amaturo yamubwire ngo ntabwo rwose uzabura uziheba ntuzahangayika ntabwo uzavuga ngo ejo nzamera nte ntabwo uzavuga ngo se ngo nintanga amafaranga abiri oya fasha niba ufite amafaranga umuntu akuje imbere yawe washonje muhe uzarurebe Imana ikora kera nkiri Kinshasa nabanaga neza ukwana n'umukobwa w'umunyekongokazi witwaga Jeanne Mburano ndagana ku musozo yitwa Jeanne Mburano yagiraga ubuntu cyane sindabona umuntu ugira ubuntu nkawe ibintu byose donc iyo umuntu hadusanga mu rugo niba ari muceri hari donc twajyaga byo guhaha umwaga kuzi kundi ukundi yaba n'ijye uhaha andi yaravuga ati ubusena oya ari byose yaragendaga akadaho umuceri agatanga ibishyimbo agatanga ibintu byose agatanga ariko bwambe byanje kumera nkaho simumvira mera ariko nta abantu nabo uko bazaga mu rugo niko bazanaga ibintu wasanga ubwo twungutse Jeanne Mburano ya mbere yaratangaje cyane ibintu nubwo twahasigaye agaceri gake yarwatse umuntu turamuye akaba yagatanga mugasigara aho ngaho ariko twayikona twundi muceri uraje icyo navuga rero ni iki burya abantu barihombera ese umusinze umuhinzi aramutse avuga hari umuntu ntabwo yaba ari umuhinzi icyo gihe avuga ati ubusi ibishyimbo byanjye ndajya kubishyira mu murima n'ibitera oya cyangwa reka ntere duke nitutatera oya uzatera ibishyimbo bikeya azasura bikeya uzatera byinshi azasura byinshi natwe rero ndangiza mwene data yamubwire ngo girira imibanire myiza n'amafaranga cyangwa n'ubutunzi umenye ko ari ibyo Imana yaguhaye kugira ngo ufashe abana bayo ufashe abakene ufashe indushyi ucumbikira abantu reka mbabwire ye baba we turihombera reka ndekera wavuga yarondogora reka ndekera ariko nongeye kubwira ko utazafite ubutubamenya buryoshye cyane ntuzacikwe rwose dusoza rero reka dusenge nyagora ku ngoma nishobora byose turagushima turaguhimbaza tugushimiye ko waduhaye ibintu byinshi dufite aho ngira ngo si benshi bavuga ngo baraye ku gasozi imvura yaraye banyagira tugeraho turambe twaba dukodesha tudakodesha ariko dufite aho turambika umusaya papa n'amafunguro yaduha ndetse n'imigisha myinshi buri wese niwe zimigisha umuha ariko uduha imigisha myinshi cyane irenze umuntu yavuga Mana rero uradusaba ngo ibyo waduhaye mu ntoki si ibyacu twakomeje kubona ko ibintu byose biba biri mu ntoki zacu turabacunga mutungo w'ibintu byawe tuye kubicunga neza dukiranuka duha umutima w'impuhwe duha urukundo mvajuru rureba umuntu rukamugira impuhwe rero umuntu kumva rwamufasha kandi ubwo noneho tuzaba tubiba tukazasarura byikuza inshuro nyinshi Mana ndasabira buri wese wakora iki kiganiro kugira ngo ubuguga bureke kwireba habireke ahubwo yumve ko Mana yabera umugisha benshi niba ari mu muryango ariwo ufite byinshi ye kuvuga ngo baraza kumusanga abinube ahubwo abakirana urugwiro bajye baza kumureba bisanzuye ko niwe wahaye umugisha kugira ngo abere umugisha we umuryango w'umugisha Mana rero ndakwinginze rwose kugira ngo ugendere buri wese kandi turizera kuzabidukorera nkuko barazatugendera tukihana by'ukuri tukava mu bugugu tukava mu kwikunda tukabera benshi umugisha tubisabye mu izina rya Yesu amina.